Nongeye kwasuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza, ndabizi neza ko mubanye natwe muri hirya no hino ku isi mu bice bitandukanye by'umwihariko mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ni inkuru yagarutsweho n'abantu benshi cyane, yaba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye Instagram ndetse na Twitter ndetse no kuri YouTube. Nyuma yuko urubuga rwa YouTube rwitwa Fast TV Show rutangaje inkuru ifite umutwe cyangwa se titre igira iti Israel Mbonyi yitabye Imana, ati urupfu rutunguranye rw'umuririmbyi Israel Mbonyi, ati bigoye benshi cyane kubyakira, ariko mu by'ukuri wafungura inkuru wakwinjiramo ugasanga nta n'ahantu yigeze agira n'icyo amuvugaho uretse gukina tumwe mu duce twe tw'indirimbo ya Israel Mbonyi, ariko ashyiraho iyo nkuru ifite umutwe ati Israel Mbonyi yitabye Imana, urupfu rutunguranye rw'umuririmbyi Israel Mbonyi, bigoye benshi kubyakira. Hanyuma arangije ashyiraho ifoto ya Israel Mbonyi, arangije yandikaho rest in peace cyangwa se repose en paix mu gifaransa nkuko bakomeje kugenda babigarukaho. Hanyuma rero ni ibintu byababaje benshi cyane mu Banyarwanda by'umwihariko abakunzi ba Israel Mbonyi, ariko na nyir'ubwite akaba amaze kugira icyo abigarukaho mu rusange ndetse atanga n'ubutumwa bukomeye cyane. Akaba amaze kugira icyo abivugaho ni Israel Mbonyi, agize ati was this really necessary? Atese koko ibingibi byari bikenewe kweri? Ati business y'ama views imaze gutuma abantu bata ubunyangamugayo, ati ku nshuti zanjye ndetse n'umuryango mugari nkunda ndi muzima cyane kurushaho. N'amagambo ya Israel Mbonyi, numwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu kuririmba indirimbo zahirimbye Imana, indirimbo zo kurihimbaza ndetse no kuramya Imana muri rusange. Hanyuma rero mu by'ukuri inshuti ze zitandukanye zari zaguye mu kantu, nazo zaje kugira byinshi zitangira kumusubiza nyuma yuko ibona icyo Israel Mbonyi ubwe yaramaze kugenda avuga. Ni David Bayingana, nawe numwe rero mu banyamakuru bakomeye kandi bazwi mu Rwanda, ati we really need control over the stuff that is aired via the YouTubers, this is escalating, ati sorry brother, ati komeza bihangane. Undi yagize ati baho, ati wongere ubeho rwose, unataha birakabije cyane, ati ribu ikwiye kubijyamo, ati pole sana. Undi ati wait what, ati these guys are mentally ill, ati bafite ibibazo byo mu mutwe. Undi ati ariko abantu barasaze pe, ati cyangwa. Undi ati this is crazy, ati pole sana dear brother, ati ntuzapfa uzarama, ati mu izina rya Yesu. Undi ati Imana ibabarire ababikoze, ati nta kundi twavuga. Undi ati cyakoze ndumiwe. Undi ati Mana we, ati pressure yarinyishe. Undi ati ariko ubugome buragwira kweri. Undi ati gushakira indamu ku bandi ubugome, ati buragwira, ati pole sana man of God, ati ikomeze bihangane cyane, ati muntu w'Imana. Undi ati Imana ikomeze, ati gukurinda Israel, ati Mana we, ati kabisa birababaje cyane. Ibintu byababaje cyane byatumye rero natwe dukora research tujya kuri iki kinyamakuru kibe cyitwa Fast TV Show kugira ngo turebe mu by'ukuri ese harimo iki, ni iyihe content yavuze kuri uyu muhanzi. Nk'uko twabivuze dusanga nta kintu na kimwe kirimo, ahubwo nawe abamukurikira bakomeje kugenda bamubaza impamvu yahisemo gukora ibintu nk'ibi ngibi, bamugira ko byaba ari ubugome bukomeye cyane, ndetse kandi akwiye no kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu gihugu cy'u Rwanda, kuko aho kwica umuntu kandi ari muzima cyangwa se kuvuga ko umuntu yapfuye kandi ari muzima atigeze anarwara, nta n'ikintu umuvuzeho, ni ikintu kigaragaza ko n'undi umwifuriza gupfa cyangwa se umufitiye urwango runaka. Hanyuma hari wagize ati wiga Yesu kubashaka amafaranga ushake mwene wanyu wica, apana Mbonyi, ati wa mugome we. Undi ati ugira ngo niyo yapfa nkawe. Undi ati nari narakoze subscribe ariko kubera ibinyoma byawe nkoze unsubscribe. Undi ati sabu nyikuyeho wambwa we. Undi ati uyu muntu ukora ibintu nk'ibi ninera hamwe ntiyifuriza u Rwanda ibyiza, kuko mbonye video yashyizeho avuga ko Perezida Paul Kagame yapfuye, ati ndumiye koko. Undi ati uyu muntu wamutwara mu rukiko akaryozwa ubwicanyi, ati urica intama y'Imana, intumwa y'Imana wowe, ati gicucu. Undi ati ibisi byo kabisa. Undi ati no, ati Yesu we oya pe, ati mu izina rya Yesu oya, ariko se koko uyu mutindi ati wabikoze, ati Mana wanjye we, atahwi ntabara Mana we. Undi ati ntimukajye mwihutira kubika. Undi ati urimbwa Mana, ati ntukabeshye abantu ibinyoma, ati Mbonyi agukurikirane nta mpamvu yo kumubika atapfuye, ati wigaye kabisa. Undi ati mwagiye mureka ubugoryi, ati wapfuye wenyine. Ndati unsubscribe, ati nyikanda nimanukira, ati shimira views ye ya nyuma, ati na comment
undi ati wamwicanye we ati wihane kandi nutihana Imana ntizigera ikugirira imbabazi ati na rimwe. Undi ati mbega sha tuziko naringize ngo nukuri wowe watangaje amakuru ibihuha Imana ikubabarire ati niba ari nabyo ushaka ntibabaye sinavuga afite kugira kure cyane ati aracyana afite gukora byinshi cyane. Undi ati ariko nkamwe kuki batabashaka ngo babafungiye kwere. Undi ati uri kivume ati mu bandi wowe aturica umuntu w'Imana yicano ati bayifunge burundu usubire hasi kubera kwica umuntu kandi ariho ati soko bashaka indamu kabisa. Undi ati uziko abantu babaye inyamaswa nazo zitazi ubwenge ati umuntu aritonda akabeshya ibyo bintu akabika umuntu ari muzima ati wigaye kandi ushakishe neza udahemutse mpemuke ndamuke ati sizira iganisha kurimbuka. Ndati Imana ikubabarire nawe si wowe ati wuzuye satani wihane kabisa. Mbonyi reporting ati channel bayifunge rwose ati burundu. Ndati Imana ikubabarire ati wowe wanditse inkuru ntuzi icyo wakoze. Ndati yabamaze gukora subscribe nkanjye ati kubera ubugoryi bw'iyi TV ati mumpe like ati nkubesha ati mwitwaje bizabagaruka ati menya mutazuka ari cyaha. Unati no at think I can talk to you at I hope you are not normal person at please be clear for what you are saying otherwise you will be prisoner. Ni byinshi byakomeje kugenda bigarukaho nyuma yuko uyu muvandimwe yifashe akabika Israel Mbonyi cyo nakubwira rero nuko umuhanzi w'indirimbo ziririmbirwa Imana mu by'ukuri mu byinshi yakomeje kugenda agarukaho yavuze ko adakunda kwiririmbaho ndetse no kwitaka ntanakunda kandi no gutangaza iby'urukundo rwe nubwo ubu adafite umukobwa bakundana. Ni ikiganiro yagiranye na Kigali Today. Mu buzima bwe yikundira kurya imbuto nubwo ubusanzwe adakunda ibyo gutoranya amafunguro. Yize iby'imiti no kuvura abantu ariko yabikoresheje rimwe gusa mu ndege avura umuntu warugiriyemo ikibazo. Byinshi rero bimwerekeyeho yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa Kigali Today. Hanyuma umunyamakuru ati izina rya Mbonyi Cyambu risobanura iki? Ati nibyo koko nitwa Israel Mbonyi Cyambu andishije benshi bakunze kuvuga ngo ni Mbonyi. Ati izina ryanjye Mbonyi Cyambu risobanura ahantu inka zikukira zivuye kunywa amazi. Ati wacu bafite inka ubwo data yabinyise ashaka rero kuvuga ko abonye aho zikukira zimaze kunywa amazi. Umunyamakuru ati kuva muri 2015 kugera ubu uri mu bimbere baririmba indirimbo zaririmba Imana badakunda gusubira hasi. Atubigenza ute ngo ugume ku rwego rwiza? Ati mu by'ukuri nta ruhare mbigiramo rudasanzwe uretse kubwiriza ubutumwa no gutanga Imana yashyizemo. Ati gusa hari abandi bantu nubaha nabo mbona ko bari hejuru baririmba neza ubutumwa bw'Imana. Umunyamakuru ati ukunda gukora indirimbo zifite iminota 5 cyangwa se 6 usanga atari ndende. Undi ati ni ndende rwose. Ati kandi buriya nanjye ntakomba ntagize. Ati buriya hari n'igihe uko mba nayanditse iba ishobora no kumara nk'iminota irenga iriya. Ati ariko nagera muri studio ati nkagenda ngabanyamo amagambo. Ati impamvu rero zimbana ndende nuko mba nshaka gutambutsa ubutumwa bwuzuye. Ati birangora cyane kuzigabanya ariko mba nagerageje ngo nzayivane muri studio itarengeje iminota igera kuri 6. Umunyamakuru ati nta ndirimbo n'imwe yawe ifite amashusho ni ukubera iki wabihisemo? Ati niko bimeze kandi rwose nifuza kuzakora amashusho umunsi umwe. Ati gusa amashusho nifuza nafashe mu buryo bw'imbona nkubone nko mu gitaramo kandi ntabwo ndabona abantu dukorana bazi neza ibyo bintu nkuko yakomeje kugenda bigarukaho Israel Mbonyi Cyambu. Umunyamakuru ati kubera iki utahisemo gukora uburyo bw'amashusho busanzwe abandi bahanzi bakora? Undi ati imyumvire yanjye mba numva amashusho afashe mu buryo busanzwe ashobora gutuma abareba indirimbo zanjye barangarira ku miterere y'amashusho bigatuma badakurikira ubutumwa mba nshaka ko bumva. Ati abandi bakabona naho ahera bajya impaka ngo iriya myenda yambaye ahantu nakoreye ibyo ndimo nikora n'ibindi bitandukanye. Ati nibyo nshaka rero kwigisha.
ati wize iby'ubumenyi bwa siyanse mu mashuri yisumbuye ndetse ubu ufite impamyabumenyi icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters degree mu by'imiti farumasi, ibi wize wari watangira kubikoresha mu buzima busanzwe? Mbonyi ati oya, ntabwo navuga ko nari nabikoresha uretse rimwe gusa ndi mu ndege. Hari igihe umuntu yagize ikibazo turi mu ndege batanga itangazo babaza niba hari umuganga urimo ngo amufashe. Umuganga yarabuze kandi uwo muntu yarakeneye guterwa urushinge rw'imiti imufasha kugabanya uburibwe. Nahise mpaguruka ndagenda nshakisha umutsi mu kuboko mutera iyo miti, nibwo rero bwonyine nakoresheje ibyo nize. Umunyamakuru ati indirimbo yawe ku marembo y'ijuru abanyarwanda bajya bayikoresha basetsa bibaza uburyo waraye ku marembo y'ijuru aho kwinjiramo imbere. Aba banyarwenya wababwiye iki? Mbonyi ati ataseka cyane ati narabibonye ati nanjye biransetsa ati ariko ku marembo y'ijuru naririmbaga inkuru y'inzozi ya Yakobo waganiraga n'abamarayika. Ati ni nko kwa kundi umuntu rwose aba yasenze akumva yegeranye n'Imana cyane agatangira gutekereza ko aha ari hafi y'ijuru. Atugira umukobwa mukundana ati oya ntabwo araza ariko wenda azaza. Ubu se waba urimo ushakisha umukunzi? Ati rero ntabwo iby'urukundo umuhanzi w'indirimbo z'Imana numva ko aba akwiye kubishyira hanze. Ati kuko numva iby'umukunzi ntacyo biba biri bufashe abantu bakeneye kumva ubutumwa bw'Imana nshaka gutanga. Umunyamakuru ati wigeze ukundana se? Urukundo rero ati ni rwiza kandi nanjye ndakunda. Ubwo twakundanaga ati ntabwo tukiri kumwe, twakundanye nkiri hanze ngeze no mu Rwanda turagumana. Ati turakundana ariko ubu ntabwo tukiri mu rukundo. Undi ati ni iyihe ndirimbo yawe ukunda? Ati nkunda ku marembo y'ijuru, ni indirimbo nkunda cyane nanjye sinzi impamvu. Umunyamakuru ati ni abahe bahanzi ukunda mu Rwanda? Ati nkunda benshi pe, Emeo w'Imana ati ndamukunda, Dominique Nike, Patient Bizimana ukuntu yandika ibisigo byo kuramya, Serge Yamuremye ndetse n'abandi. Ati kuki uvuze abahanzi baririmbe Imana gusa? Undi Mbonyi ati araseka cyane ati n'abandi ndabakunda. Ati nkunda ukuntu Ama G The Black yandika indirimbo z'ubuzima na Bruce Melody, nkunda ukuntu ari umuririmbyi mwiza. Umunyamakuru ati ukunda kurya